nanyuze mu bihe numva mpakanywe rimwe na rimwe sinakirwe n'abo turi kumwe n'abo tubana n'urungano bigera naho nanjye numva ntazi uwo ndiwe. Biratangaje cyane kuko bisa no kubona itunda ryakomotse ku gitovu kuba Neri Mukazayire, umugore mwiza imbere n'inyuma, akomoka kuri Nyirandege ya Mwamini Esperance, umugore wagize uruhare runini muri jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Mu mezi atatu twari tumaze kwararika abavandimwe bacu, inshuti, abavandimwe, abaturanyi, miliyoni. Mwamini Esperance kuba yarijanditse muri ayo marorerwa ni ibintu yiyemerera, ariko kandi yanahamijwe n'inkiko gacaca aho zamukatiye igihano cyo gufungwa burundu. Uyu mugore wambaye umwambaro w'urubwa kubwo kwiyambura umutima wa kimuntu akiyambika wa kinyamaswa, nawe uyu munsi wa none biramugora cyane gusobanura uburyo yahigiye Abatutsi kubamara, nyamara umugabo we babyaranye abana batatu yari Umututsi. Noneho byagera ku kuba barabaga mu mashyaka atandukanye kandi babana nk'umugabo n'umugore, bigakomeza kubihuriza. Cyakana n'umugabo Umututsi, mbizi neza ko ari Umututsi akomoka muri famiye z'Abatutsi bakomokaga ahitwa i Murambi, tukundana turabana. Jenoside yabaye tufite abana batatu. Iyo macakubiri n'ibyo byose bitangiye, njyewe nagumye muri MRND, umugabo wanjye we yigira he muri PSD, kubera ko atasha yakurikiranaga agasanga MRND irimo gutoteza abantu. Mwamini avuga ko ari nubwo yasigaga umugabo n'abana mu rugo akajya kwitabira inama zigamije kurimbura Abatutsi. Iyo twajyaga muri mitingi byabaga ari ukugenda tukumva amadisikuru, abo bayobozi bakaza bakigisha, twese tukaririmba tugomba kurwanya inkotanyi, tugomba kurwanya inyenzi, ati muze tsembatsembe, tuti yego, ukabyina ugafana, ariko urumva habaga hari umutwe ufite ibyateguye. Neri Mukazayire wakuranye igikomere cyamushenguraga umutima cy'uko ari umucikacumu. Nyuma amaze gukura yaje no kumenya ko akomoka ku mubyeyi w'umujenosideri. Nyuma y'igihe kirekire isi yaranze kubimubwira, abimenya ageze mu mwaka wa 2 wayisumbuye, nabwo abikuye mu binyamakuru. Icyo nacyo kikaba ikindi gikomere cyamushenguye bikomeye. Nanyuze mu bihe numva ndemerewe n'ibyo mama yakoze, nanyuze mu bihe bintanga imbere aho ndi hose nkasa cyangwa nkitirirwa ikibi yakoze. Ariko si ubundi uyu Neri Mukazayire ni muntu ki? Tugiye kubumburana igitabo cy'amateka gikuyemo ubuzima n'ubuhamya bwa Neri Mukazayire. Ikaze rero kuri Rugwiro Empire, anyereko z'amateka zibumburirwa. Nukunda ibyo dukora ukande subscribe, nukunda kandi iyi video ukande like unayisangiza abandi. Naho nge wumva nitwa Obed Rugwiro. Ikaze na none. Neri Mukazayire ni umugore w'imyaka 44 kuko yavutse mu 1942, avuga ku babyeyi b'Abanyarwanda. Amashuri abanza n'ayisumbuye yayize mu Rwanda. Afite impamyabumenyi y'ikiciro cya 2 cya kaminuza ya siyansi mu by'ubukungu mpuzamahanga, Bachelor of Science degree in International Economics. Afite kandi impamyabumenyi mu micungire y'ubukungu yakuye muri kaminuza ya Makerere muri Uganda, Masters of Arts degree in Economy Policy Management. Neri Mukazayire yabaye umuyobozi mukuru wungirije mu biro bya Perezida wa Repubulika. Mbere yaho yari umujyanama mukuru w'umuyobozi mukuru mu biro bya Perezida. Ni impuguke mu by'ubukungu mu Rwanda, dore ko mbere y'uko agera mu biro bya Perezida yari umushakashatsi wa politike mu ishami ry'ubukungu mu biro bya Minisitiri w'Intebe. Muri 2018 yabaye umuyobozi mukuru muri Rwanda Convention Bureau mu ishami rishinzwe iterambere ry'u Rwanda. Muri Werurwe 2023 yaje kuzamurwa mu ntera agirwa umuyobozi mukuru wungirije mu kigo cy'igihugu gishinzwe iterambere RDB mu nama y'abaminisitiri yari yateranye icyo gihe. Muri Nzeri umwaka w'2024 Neri Mukazayire yagize umunyamabanga uhoraho muri Minisiteri ya Siporo, aho yasimbuye Niyonkuru Stephanie. Kuwa 20 Ukuboza 2024 Neri Mukazayire wari umunyamabanga uhoraho muri Minisiteri ya Siporo yagizwe Minisitiri wa Siporo asimbuye Nyirishema Richard wari umaze amezi 4 kuri uyu mwanya. Mu 2016 imbere y'imbaga y'abayobozi bakomeye barimo umunyamabanga wa Loni
n'abandi benshi batandukanye bari bitabiriye umuhango wo kwibuka ku nshuro ya 22 Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Neri Mukazayire yavuze byinshi bamwe bananirwa kwihangana bararira kuko ubuzima yanyuzemo nuko ahagaze uyu munsi ni ibintu ndengakamere byagura benshi kubyakira no kubyiyumvisha. Yagaragaje uburyo kuba afite nyina wakatiwe igifungo cya burundu kubera kuba yarakoze Jenoside yakorewe Abatutsi nyamara wakaba umuyobozi wungirije mu biro bya Perezida wa Repubulika ari kimwe mu bimenyetso bishimangira ko Abanyarwanda bahawe uburenganzira bungana. Yagize ati, ndi umwana wakoze Jenoside. Mama wanjye warimo gukora igihano cy'igifungo cya burundu muri gereza ya Kigali kubera uruhare yagize muri Jenoside. Ndi urugero n'ikimenyetso gifatika cy'uko Abanyarwanda bose bahabwa amahirwe n'uburenganzira bungana mu Rwanda rushya. Nyuma ya Jenoside Abanyarwanda babashe kubaka igihugu cyiza aho umwana wakoze Jenoside n'umwana wayirokotse banganya amahirwe ku burezi, ku buzima, mu kazi no mu myanya y'ubuyobozi. Uko biri kose ariko inzira yo gukira ibikomere n'ubwiyunge iracyasaba uruhare rwa buri wese. Neri Mukazayire yakomeje asobanura inzira yanyuzemo mu gihe cya Jenoside ndetse n'uburyo nyina yagiye mu bwicanyi wakajya asigarana na se n'abavandimwe be batazi aho nyina yagiye. Akaba yaracitse ku icumu rya Jenoside kuko Jenoside yamutwaye benshi mu muryango we, nyamara nyina akaba afungiwe ibi byaha bya Jenoside. Yagize ati, nari mfite imyaka 12 ubwo Jenoside yabaga. Njye n'abavandimwe banjye babiri twari kumwe na papa. Mu gihe cyose Jenoside yabaga ntabwo twari tuzi aho mama yari ari. Papa yarahazi ariko ntiyashatse kubitubwira kuko twari tukiri bato cyane ku buryo tutari kubasha kubyiyumvisha. Ku myaka yacu tukiri bato twatekerezaga ko mama yapfuye. Ku nshuro ya mbere njye kumenya ibya mama hari mu mwaka w'1996 niga mu mwaka wa kabiri w'amashuri yisumbuye. Umwe mu banyeshuri bagenzi banjye yanyeretse inkuru yari mu kinyamakuru iri ifoto ya mama, amazina yanjye n'ay'abavandimwe banjye. Iyo nkuru yari ifite umutwe uvuga ko interahamwe ruharwa zafashwe. Uwo wabaye umunsi wanjye mubi kurusha iyindi. Umunsi umwe nabaga ndi uwacitse ku icumu kuko nari mfite papa w'umututsi. Nkitwa umwana wacitse ku icumu kuko napfushije abanjye muri Jenoside, ariko mu kandi kanya ngahinduka umwana wakoze Jenoside. Neri Mukazayire avuga ko yahuye n'ibihe bitamworoheye, rimwe na rimwe akajya abura uwo ari we kuko abana bacitse ku icumu bari inshuti ze bamucitseho bamwita umubeshyi w'umushinyaguzi, akabura uruhande abogamiramo kuko icyasha cy'ibyo nyina yakoze muri Jenoside cyamukurikiranaga aho yajyaga hose. Nyuma yo kugerageza kubihunga yabuze amahitamo, yemera ko yegera nyina ngo amusobanurire amubwire ukuri ku byabaye. Neri Mukazayire yagize ati, nafashe icyemezo cyo kwemera ukuri, ntangira kujya mvugana na mama. Byari bikomeye kandi byankomeretsaga umutima. Nashakaga kumenya ukuri ku byabaye, ariko muri icyo gihe byari bindenze. Hari ibintu burya utifuza na rimwe kumva ku mubyeyi wawe, byongeyeho mama wawe. Ukuri nabashe kukumenya binyuze mu muti w'ubutabera n'ubwiyunge ariwo gacaca. Nubwo benshi bazinenga cyane cyane abatari Abanyarwanda, inkiko gacaca zadufashe gukira ibikomere. Abarokotse bamenya ukuri kw'ibyabaye ku bantu babo, bamenya aho imibiri yabo yahishwe, babasha kuyishyingura mu cyubahiro. N'abakoze Jenoside bahabwa umwanya wo kwibaza, bakemera ibyo bakoze, bakanabisabira imbabazi. Abakatiwe gufungwa bagakora ibihano byabo bafite imitima yamaze kwikiranura. Abantu nkanjye bari bafite isano n'abakoze Jenoside kandi bakaba bari banafite inyota yo kumenya mu by'ukuri ibyabaye. Igihe cyaragize bamenya ukuri. Gacaca yamfashije kumenya ukuri nari nkeneye ngo mbashe kongera gufungurira umutima mama wanjye. Nta buryo buhari bwo gusubiranya ibyo yangije kandi sinzigera na rimwe numva impamvu zatumye abikora, ariko byibuze nari nkeneye kureba niba yabasha kwicuza akanasaba imbabazi mbere y'uko mbasha kumubabarira. Nabashije kwikuraho umutwaro, ntandukanye y'ubwanjye n'ibyaha bye. Neri Mukazayire yakomeje avuga ko nk'umukristo wavutse ubwa kabiri yaje kubona imbaraga zo kubabarira kugira ngo habeho gukira no kwiyunga. Yabashije kubabarira nyina ndetse abasha no kumusura aho yari afungiye, hamwitaho ndetse n'ubu ngo ajya ajyana n'abana be bakajya kumusura muri gereza ya Kigali aho afungiye. Asanga uko byagenda kose nyina ari umubyeyi kandi nta wundi yabona amusimbuza. Ikindi kandi nubwo afunzwe ngazi neza ko abana be bari mu gihugu aho abana batazigera baryozwa ibyaha by'ababyeyi babo. Ati, nk'uko Perezida Paul Kagame yabivuze, ntabwo twasubiza ibihe inyuma kandi ntitwabasha gusubiza ibyangijwe uko byari bimeze, ariko dufite ububasha bwo gutegura ejo hazaza no gukora ibishoboka ngo twizere ko ibyabaye bitazongera kubaho ukundi. Uyu munsi sinterwa ishema ry'ibyo mama yakoze,
ariko nanone sinkiri mu mwijima, nahisemo kuwusiga inyuma ntegura inzira yanjye n'amateka yanjye. Numva ntewe ishema no kuba mu gihugu gishishikajwe n'uburenganzira n'ubutabera kuri bose, haba mu mvugo no mu ngiro. Ubwo nari umukobwa muto w'imyaka 14 nabonye uburenganzira bwanjye bwo kubona mama. Kugeza n'ubu ntabwo nigeze mbuzwa kumubona. Nabashije kwiga ndaminuza, matanira imyanya y'akazi itandukanye, imyanya igatangwa hashingiwe ku bushobozi. Nakoze mu biro bya Minisitiri w'Intebe, mu muyobozi mu biro by'umukuru w'igihugu udasanzwe Perezida Paul Kagame. Ibi bishobora kuba gusa mu gihugu cyamaramaje mu kubahiriza uburenganzira bw'ikiremwa muntu nta vangura. Mu buhamya bwe, Neri Mukazayire yagaragaje ko ubu u Rwanda rwahindutse, abarutuye bakaba bashishikajwe no gukora ibyiza bibateza imbere ndetse babishyigikirwamo n'ubuyobozi. Yasabye Abanyarwanda gukomeza kunga ubumwe no guharanira ko ibyabaye bitazongera kubaho. Ashimira abayobozi batumye intambwe yo kongera kwiyubaka igerwaho, ndetse anakomeza buri wese wahuye n'akaga k'amahano ya Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda. Ni nuko nsoje, ari nako gushimira cyane aho twari kumwe. Nk'ibisanzwe mwari kumwe nanjye Obed Rugwiro. Mukomeze kugira ibihe byiza, turabakunda. Naho ubutaha, Imana ibarinde. Bye. Nyamuneka niba uri content creator cyangwa uteganya kuba we ukaba ujya uhora wibaza uko abandi bakora ibintu byiza mu buryo bw'umwuga ariko wowe bikaba byaranze, ndagira nkubwire yuko buri kintu kimwe cy'ingenzi: ibikoresho bikwiye. Ibi rero nibyo mu Cyanzu Kegel Store batwegereje, aho bafite buri kimwe cyose content creator yakenera, kuva kuri microphone zifata neza amajwi zigura guhera ku 12,000 by'amanyarwanda gusa kuzamura, bakagira izo utumadikano wakoresha muri interview na comedy, kimwe n'izo wakoresha ukora documentaire nk'uku kwanjye. Bagufitiye amatara ya kamera y'ubwoko bunyuranye, tutibagiwe na stand za telefone, kamera, itara ryayo n'ibindi. Uzakarusho se nuko babanza kukugira inama y'ibikoresho byakugirira umumaro bashingiye ku bwoko bwa content ukora. Twiri comedy rero, iyi microphone ni yanyu. Murakoze cyane. Tugiye kubahata comedy ucyabwire. Nyamuneka sura website yaba ari icyanzu.com wihahira ibi byose, cyangwa se ubahamagare kuri nimero reba kuri ekra yawe babikugezeho aho waba uherereye hose mu gihugu nta kindi kiguzi kiyongereyeho. Bakorera mu mujyi wa Kigali hafi n'inyubako yo kwa Makuza.